nitwa Niyogisubizo Elise nkwaye ikaze kuri Elise TV Media aho ubuzima n'amakuru y'ibyamamare bishyirwa ku karubanda ikaze. Ubundi ijambo abanyarwanda bakoresha bagira bati inkweto yabonye iyayo, ni ijambo baba bashaka gukoresha bumvikanisha yuko ikintu cyaba cyarabuze ikindi bikwiranye kiba cyakibonye. Umunyarwanda yagize ati nta nkweto ibura iyayo. Ibyo ngibyo benshi bakomeje kugenda babisobanura cyane bavuga ko ikintu cyose kigira icyakigenewe. Ubu ni nabwo batangira bagira bati inkweto yabonye iyayo. Ni nako byagendekeye nyine uyu nguyu Kagarara mwamenye mu rwenya rwinshi cyane rutandukanye mu mafilime nyarwanda n'ahandi. Kagarara mu gihe cyashize nibwo hagaragaye amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga za Kagarara ndetse n'ahandi hantu hatandukanye z'uno mukobwa bari bari kumwe. Benshi bakomeje kugenda babihakana bavuga ko nta rukundo rubirimo, ahubwo benshi bakomeza kugenda bavuga ko ngo ari mushiki we. Uretse n'ibyo yewe hari n'abakomeje kugenda bemeza yuko Kagarara n'uno mukobwa atari abakunzi ahubwo ari abantu bari muri genge ya Kagarara agiye kuzajya afasha mu muryango yashinze kuzajya yita ku bafite ubumuga bwo kuba batarabashije kuba barebare nk'abandi. Ubwo ngubwo nibwo n'ubundi Kagarara yaje guhita azana uno mukobwa batangira gukorana. Havuzwe urukundo hagati yabo, benshi bararuhakana abandi barutera utwatsi bavuga ko ari urukundo rutabaho, ahubwo benshi bakomeza kugenda babyitiranya. Ariko n'ubundi ibyo byose byari amagambo kubera yuko n'ubundi Kagarara yakomeje kugenda postinga amavideo ndetse n'amafoto ari kuri umwe n'uno mukobwa, ndetse kandi yarashyizemo indirimbo z'urukundo zitandukanye. Nubwo benshi n'ubundi ibyo bitari bihagije ngo babyizere, Kagarara nibwo yongeye kugaragara ku isimbi ejo bundi avuga ko uyu nguyu ari umukunzi we yihebeye ndetse kandi nta n'icyabatandukanye. Abangaba intangano yabo iratangaje cyane kandi benshi batangazwa n'uburere we ari we witwa Mumararungu. Bagiye ku Isimbi TV batangaza iby'urukundo rwabo. Benshi bakomezaga kugenda bavuga ko atari ibya nyabyo, bo baraza barabyemeza ndetse kandi bavuga ko rwose ngo afite urukundo rukomeye. Kagarara yongera no kumvikana mu magambo avuga ati ndamukunda cyane rwose nta n'uwamumbuza. Benshi n'ubundi bahita bashira amatsiko gutyo, benshi bahakanaga iby'urukundo rwabo abandi ntibabyemere, ariko n'ubundi byarangiye bose bemeye kuko Kagarara yatangaje ko ari umukunzi we ndetse kandi ngo nta n'undi yamusimbuza. Uburebure bw'aba ngaba bukimangwaho na benshi kandi bukagarukwaho n'abatari bake, bakomeza kugenda bavuga bati rwose ni ibintu bitangaje. Ariko nubwo bareshya gutya, benshi bakongera kuvuga ko inkweto yabonye yayo kuko n'ubundi Kagarara ngo bari bazi yuko atazashaka umugore. Benshi bakibaza ku ngano y'umubiri we ndetse n'aho ngaho downtown, ariko n'ubundi no munsi wa none Kagarara ni ibintu bimeze neza cyane. Benshi bari no kwishimira iby'urukundo rwa Kagarara bavuga ko n'ubundi uyu nguyu Kagarara yabonye uwo bakwiranye, ndetse kandi ngo benshi bakaba baribazaga bati se uyu nguyu koko yabona umugore. Kagarara rero mu byishimo byinshi cyane bivanze n'amarira byo kugenda asebya ko atabona umugore, nibwo yaje kongera aragaruka avuga ko n'uruhungu rwose bari mu rukundo n'uyu nguyu n'undi Mumararungu. Ubundi se byagenze bite? Bahuye bate? Rwatangiye gute urukundo rwabo? Ni gute bisanze bakundana kandi n'ubundi bose bashyirwa mu cyiciro kimwe cyo kuba bafite ubugufi bukabije cyitwa nk'ubumuga? Uyu nguyu Kagarara unavuga ko rwose ngo urukundo rwe rumunyuze cyane ndetse kandi ngo nta n'ukwifuza. Benshi bakomeje kugenda n'ubundi basibye Kagarara bavuga yuko ngo ari umwe mu bantu bagufi cyane, kandi n'ubundi nawe agakomeza kugenda basubiza bati erega n'ubundi sinjye wiremye nanjye niko nisanze. Ahubwo wakibaza ngo ni gute twisanze aha hantu? Buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu kandi siniremye n'Imana yandemye. Kagarara nubwo yakomeje kugenda avuga ibyo byose, benshi n'ubundi bakomeza kugenda bamutera utwatsi. Impano ye idasanzwe yo gukina filime, urwenya ndetse no gusetsa abantu haba live ndetse no mu biganiro bitandukanye byaje gutuma Kagarara akundwa n'abanyarwanda batari bakeya. Benshi baramwishimira cyane kugeza ubwo anazamutse aba icyamamare, kugeza ubwo abaye n'amafaranga menshi. Uyu Kagarara ubwo Aisha Speed yazaga mu Rwanda, ni umwe mu bahanganye n'ubundi na Aisha Speed batera compaje, ndetse kandi Kagarara anamutsinda kuri compaje 78-75. Nubwo Kagarara benshi bakomeje kugenda bamuca intege, abandi bagakomeza kugenda bamugarukaho bavuga ko rwose ngo imiterere y'umubiri we iteye isoni n'agahinda ndetse n'ikimwaro, ndetse kandi bagakomeza bagenda bamusebya bagira bati harya ubwo kuri hahandi haranga umugabo cyangwa se ubugabo bwe, ubwo Kagarara aho angana ate? Se naho ntiyaba areshya kuriya? Benshi bakomeza no kugenda bavuga ko ngo uyu nguyu Kagarara nta kintu na kimwe kizima azigera ahura nacyo, ahubwo ngo rwose ingano ye yamwiciye kariyeri ye, ngaho azakomeza kugenda abana n'ubundi n'abantu bareshya. Gusa Kagarara n'ubundi mu biganiro byose yagiye akora yaje kugaruka ku mukunzi we uhereye ku kiganiro yakiriye ku Isimbi TV avuga ko rwose uyu mukunzi we rwose nta wundi yamusimbuza ndetse kandi ngo anamunyuze.
Kagarara mu kiganiro akomeje kugenda bagaragaza urukundo rwabo ndetse kandi ari nako barugarukaho, ndetse kandi aza no gutangaza ko rwose ngo yiteguye kuzabana nawe, ibyo ngibyo byose ngo akazabimukorera nk'umukunzi we ndetse bakabana akaramata. Benshi n'ubundi bakomeza kugenda babigarukaho nk'urwenya binabasetsa cyane bagendeye ku ngano yabo. Gusa nanone iyo bigeze kuri iyo ngano, Kagarara akubwira yuko ubugabo ari ubutumbi, ndetse kandi ngo umugabo si imyanya y'ibanga n'ibindi bimuranga, ahubwo ngo umugabo ni ibikorwa bye. Aya ni amagambo aherutswe no kugarukaho na Miss Jolly. Uyu Mutesi Jolly nawe ni umwe mu bakobwa bamaze kuzuza inzu ya miliyari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na Mercedes Benz imodoka igura miliyoni 500. Nubwo bwose bimeze gutyo, Kagarara Kingdom avuga ko yiteguye kuzamuha hafi ndetse kandi katazigera amuharika cyangwa ngo amute, haba mu magambo n'ubundi benshi bakomeje kugenda batangaza. Urukundo rwabo benshi batangiye kurukunda ndetse kandi rutangaza benshi, abandi bakarwishimira. Kagarara reka tumwifurize ishya n'ihirwe, urukundo ruhire ndetse kandi n'umukunzi we. Uyu nguyu uri kubona kuri kamera zawe ni Kagarara Kingdom, hanyuma nanone uyu nguyu bari kumwe akitwa Umumararungu. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none, munyemerere nkisoze gutya. Njye ndi Elize cyangwa se unyite Action King, iyi ni Elize TV Media, kanda subscribe, reka tugende dutya. Mwakoze gukurikira kino kiganiro, mwabanye munangirize niyo gisubizo. Muraba agaciro, mugirire byiza kandi Imana ibarinde, mukande subscribe. Bye bye.